Turongeye turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Reka kandi tubifurize rwose iminsi mikuru myiza ya Noheli n'Ubunani, muzagire umwaka mushya muhire kandi tubifurize guhaha mukaronka mu byo mukora byose umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Iyi ngiyi ni Nzuri Business Group Limited, nk'uko mwabibonye twahereye kuri kaburimbo tugiye kubereka inzu nziza cyane, tugiye kubereka igipangu cyiza cyane cyinjiza amafaranga kandi menshi ushobora kugura kigatunga umuryango wawe, kikagufasha kwishyura banki bitewe n'amafaranga cyinjiza, kandi kikaba kiri kuri kaburimbo rwose nk'uko muri kubibona. Hariya ni kuri kaburimbo, ngira ngo murabireba, ni muri metero nka 50 zonyine uvuye kuri kaburimbo, nizo nyinshi. Kaburimbo ngiriya murayibona, twatangiye tubereka uburyo ari karitsiye nziza yo kuri kaburimbo, karitsiye y'ubucuruzi, karitsiye uba wegereye ibintu byose. Iki gipangu rero kikaba kiri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, ni hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo, neza mu murenge wa Gatsata, ni kuri kaburimbo hafi cyane ya kiliziya yo mu Gatsata. Aha ngaha rero dutangiye twinjira mu gipangu, turagenda tubasobanurira inzu ku yindi. Iki gipangu kirimo amazu 4, inzu imwe ni inzu nini ariyo y'iyi ngiyi murimo murayireba. Iyi nzu nini rero ikaba ifite ibyumba 3. Iyi nzu nini ifite ibyumba 3 byiza binini byo kuryamamo, hanyuma ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine. Noneho rero iyi ni inzu ntoya ifite icyumba na salon na cuisine na toilette. Hanyuma wenda reka tubanze tubinjize mu nzu nini. Iyi ni salon yayo, urabona ko ari inzu ifite salon nziza cyane, irimo plafond nziza ya rangete. Uyu ni umuryango winjira pardon, narwaye, munyihanganire. Ni umuryango naberekaga winjira mu cyumba kimwe kinini, kiriya kikaba icyumba cya kabiri, hanyuma iki nacyo kikaba icyumba cya gatatu. Hanyuma iyo usohotse hano uhita ugera mu gikari. Inzu ifite annex, ifite icyumba cy'umukozi, stoke ndetse n'igikoni murakireba, na toilette yo hanze hari haruguru, ndetse ikagira n'ikigega cy'amazi nk'uko mubireba. Iyi nzu rero ifite salon na salle à manger. Ni muri salle à manger ukava ujya muri salon, ndetse salle à manger yayo ni nini cyane ku buryo ushobora no kwestaramo igikoni cyo mu nzu. Nukuvuga muri rusange ikaba ifite ibyumba 3 binini byo kuryamamo, salon, salle à manger na cuisine yo mu nzu, ndetse ikagira na toilette yo mu nzu, ikagira na annex twaberetse. Iriya rero mwarebaga ya annex yo hanze ifite icyumba na salon na cuisine na toilette. N'iyi ngiyi na annex yo hanze nayo ifite icyumba na salon na douche na toilette mo imbere n'ahantu ushobora gushyira gaze. Hanyuma iyi nayo ikaba indi annex ya gatatu nayo ifite icyumba na salon n'aho gushyira cuisine ndetse na toilette yo mu nzu. Urumva ni igipangu kirimo amazu 4, inzu imwe nini naberetse ifite na annex zayo, ndetse n'izindi nzu 3 ntoya z'icyumba na salon, ariko z'insirimu, kuko buri yose ifitemo toilette yo mu nzu, ikagira n'ahantu ushobora gushyira gaze cyangwa se agakwizine ko gutekeraho. Iki gipangu cyose rero kikaba gikorotiriye, kikaba kibasha kwinjiramo imodoka byibuze 3 ku muntu nyine utunze imodoka, birumvikana. Ni ukuvuga ngo abapangayi uko ari 4 bose babasha gutura muri iki gipangu, buri wese ashobora kubona aho aparika imodoka ye nta mpungenge, nta kibazo cy'amazi, kubera ko bafite ikigega cy'amazi kinini cyane, ndetse akarusho akaba ari kuri kaburimbo nyine nk'uko nabibabwiye, ku buryo nta kibazo cyo guhaha, nta kibazo cy'umutekano. Ni mu Gatsata rero, ahantu heza cyane, ni inzu ya kabiri uvuye kuri kaburimbo. Ahantu rero haragurishwa kandi haragurishwa amafaranga atari menshi, haragurishwa amafaranga makeya. Aha hantu mu by'ukuri hinjiza amafaranga 500,000 buri kwezi, hinjiza 500,000 buri kwezi. Nyiraho rero yambwiye ati nyabuneka nshakira umukiriya, ntabwo mbahenda, ndabagurisha makeya ugereranyije n'agaciro k'ikibanza cyo kuri kaburimbo, ugereranyije n'agaciro k'amazu arimo. Ahantu rwose harahendutse, kuko ndishakiramo miliyoni 60 zonyine, ni miliyoni 60 gusa z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko kandi waje ufite gahunda, waje uzanye amafaranga, ntabwo mwabura kuganira, kuko ibyo nibyo yambwiye, bitabujije yuko wazanye amafaranga yawe negociation zishoboka rwose. Iyi nzu rero ntikwiriye kugucika,
urabona ko ni inzu ikiri nshyashya, ni inzu idashaje, ni inzu ikiri nshya rwose, ku buryo wayigura mu gihe gito ukayisubiza ku mafaranga menshi kandi waranakuyemo ubukode. Nubwo nababwiye ko ikodeshwa ibihumbi 500, ni amafaranga ashobora kwiyongera isaha n'isaha akava ku bihumbi 500 akagera no kuri 700 bitewe we nuko wabongeje, kubera ko aba bantu mbabwira bamazemo igihe kirenga imyaka 5. Iyi ni parking yose kugenda ukagera hariya kuri gate, ukase nari imbere naho hari iyindi. Iyi ni ya Nex, murabona yuko ari ahantu heza cyane. Iyi nzu rero irashaka miliyoni 60 zonyine kandi ziganirwaho. Iyi nzu rero wayikunze wahamagara kuri za nimero mumaze kumenyera muri benshi za Nzuri Business Group Limited, arizo 0788 40 48 67 cyangwa se 0781 kabiri inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero ngira ngo muri no kugenda muzibona ku ma screen yanyu. Si ibyo gusa rero ushobora no kudushaka rwose, ushaka kubonana natwe ukaza ukirebera iyi nzu neza, tugusobanurira neza details zose, wadusanga muri office yacu aho dusigaye dukorera. Abenshi batumenyereye dukorera ku Muhima kuri Yamaha, ariko noneho ibintu byahindutse. Ubu twabegereye mu mujyi hagati muri centre ville, aho byoroheye buri wese kugera. Ni hano muri Centenary House, ni mu nyubako ya Centenary House muri etage yayo ya 2 rwose. Ukizamuka muri ascenseur ugeze muri etage ya 2, uhita ukata iburyo bwawe, uhita ubona Nzuri Business Group Limited. Hanyuma tukaguha serivisi zose wifuza, zaba zo kumanaging imitungo yawe, zaba zo kukurangira, zaba zo kukubakira. Rwose nta handi wazisanga hatari muri Nzuri Business Group Limited. Ariko kandi wadusanga no ku mbuga zacu zose murazizi, ni Nzuri Market. Ni karibu cyane, turabakunda, ni karibu.